dutangiriye hano mu rugo rumwe. Baratwereka idayimoni ryari rihari rigenda rihinduka gake gake rihindukamo umuntu. Hari igihe dayimoni yambara isura y'umuntu. Sasa barakwereka muri ako kanya hari akana kari hano muri saro kagize ubwo ati Yezu Kristo we, kabonye ikintu cyaje cyambaye isura yako neza neza, bari gusa wagira ngo niko kagiramo ubwoba. Karangije karavuga ati we uri gukora icyanga, kubera icyo uri gusa nanjye wundi uri cyande. Akana kaje cyangwa se idayimoni ryaje mu isura ya kariya kana ryarahagurutse ritangira kureba hirya no hino. Kano kana niko konyine kari muri saro, kari kwirebera televiziyo, kari kureba ibitente. Umwana yaje avuga ati urinde, kubera icyo uri gusa nanjye, kubera iki ufite isura nk'iyanjye urinde. Hanyuma rero ikindi, uri kugenzwa n'iki mu rugo rwacu? Sasa kaka dayimoni karamwihoreye, kareba hirya gatangira kuzenguruka niba kari mu biki. Witegereze urebe. Umwana arareba aribaza se kiriya ni igiki, kubera iki kiranga. Uzi kuba wicariye mu nzu muri saro ukajya kubona ikintu kidasanzwe, dayimoni iraje isi izamuka irakwiyeretse, none ikaze isa nawe nyagasani, ukabona ikintu kije murasa. Aho ngaho ndakubwiye ati ushobora guhita ugira ubwoba ukikangamo. Ati we wakana we gato, wakadayimoni we gato wanyibwiye, uri kugenzwa n'iki muri runo rugo? Hanyuma ikindi, kubera iki wafashe isura yanjye ukayiyambika? Kubera iki wiyambise isura yanjye ukaba uri gusa nanjye muri aka kanya? Ibaze nawe nyine, dayimoni iri gusa nawe, urabyumva byaba ari ikibazo kuri wowe, byanagutungura cyane. Sasa icyana kiranga kiramwitegereza kiramureba cyangwa kuvuga. Witegereze urebe. Umwana uraha yanze kuvuga, ndetse undi akomeza kuvuga ati niba udashoboye kuvuga ndaza kukwisohorera. Barareba na bombi, bararebanye. Witegereze biragenda bite. Uyu yatangiye guhumeka cyane, atangira kwahagira wagira ngo hari ibimuteye. Akomeza kumwitegereza cyane, uzi kubona ikintu kiri kukureba kidahumbya. None hari ikintu cy'ikidayimoni nk'uku ugiramo ubwoba cyane. Uyu mwana arangije aravuga ati nutavuga ikiri kukugenza muri ino nzu ndaza kukuvugisha, ndaza gutuma njyewe ubivuga. Ni inama ndi kukugira kugira ngo uvuge uri kugezwa n'iki muri runo rugo, ntararakara cyangwa se ngo mpindure intekerezo. Niki cyakuzanye hano? Cya cyana kiramwihorera cyangwa kuvuga. Yaribaze kusirwa runtu nta matwi rufite. Iyi dayimoni yaje nta matwi ifite cyangwa? Sasa umwana atangiye kuza musatira nyakasani. Rya dayimoni ryaje gushaka ukuntu ryamusatira. Uyu yaravuga ati ndavuze ati subira inyuma, subira inyuma nonaha, wize unyegera, uri kunyegera nkande. Ariko uyu ntabwo yabipanise cyane. Hari ushobora kubibona yarangiza akavuza induru, ugasanga sosiyete yose arayahagije, ugasanga yavugije induru cyane muri sosiyete, bose babimenye ko hari ibyamuteye. Kimwe nuko nk'uno mwana we yatuje kugira ngo banze amenye ngo iri dayimoni kubera ikiri aha ngaha riri kugenzwa n'iki. Ariko rangira nkubwire ngo utari umunyamasengesho, ndakubwiza ukuri ko ntago wakabaye uri aha ngaha rwose, wakabaye wanyarutse. Aha ngaha hagarara umuntu w'umunyamasengesho, niwe wenyine uba ufite imbaraga zo kuba yahangana ni dayimoni. Kuko iyo nta masengesho se, wari kubita ingumi se? Wapi. Wari kubita icyuma se? Wapi, ntago byakunda. Idayimoni ntago rifatwa n'icyuma cyangwa se n'igipfunsi. Bisaba ko nyine niba ari imyuka wowe ituzana umwuka wera mugahangana. Sasa uyu mwana yakomeje kwicara aha mu ntebe, aravuga ati ariko se wakaba idayimoni? Idayimoni z'iwanyu ntago zivuga? Abo mu muryango w'iwanyu ntago muvuga? Niki kiri kukugenza aha ngaha? Cya cyana kiramwihorera. Witegereze urebe. Ati ngiye kongera mbare inshuro 3 umbwira ikintu kiri kukugenza hano. Nutaza kubikora rero ibiri buze kukuba uze kubyirengera, kuko nta miyaga ndi buze kukugiriramo. Waje hano utatumiwe. Mu rugo iwacu dukenera abantu batumiwe, nibo baza aha ngaha. Kandi niyo baje batatumiwe baratwibwira bakatubwira n'ikibagenza. None we niba udashoboye kuvuga ikiri kukugenza rero, nagira mubwiye ko ngiye kugukubita. Ya dayimoni iravuga ati ndahanga kugira ngo nangize abantu nyagasani, ndahanga kugira ngo ndimbure isi y'abantu. Ati kubera iki se urimbura isi y'abantu? Abantu bagutwaye iki? Bagukozeho iki? Abantu ko turi beza,
ko nta kibazo dufitanye hagati yacu, wasubiye mu isi yanyu ahubwo ukagenda ukaryama ugasinzira, uri kuza gukora iki mu isi y'abantu? Uyu yarangije aramubwira ati icy'ingenzi ariga ntabwo wahindura misiyo yanjye, kandi misiyo yanjye ngomba kuyisoza. Ibyo wavuga byose rero n'ibyo wakora byose ngomba kurimbura mwese abantu, cyane cyane umuryango wawe wenda urangiza. Aka kana karamubwira ati ibyo urabizi neza ko biruze gukunda? Ati cyane ndabizi nyagasani. Ati kaje kurangiza umuryango w'uyu mwana Davina, witegereze urebe. Ndetse akadayimoni kaje kanambaye isura ye, niba ari akana witegereze urebe uze kwisoza. Mwese no gukanda kuri buto subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, niho hantu usanga inkuru z'ubwenge. Wa mwana Davina aramubwira ati rwose nkubwize ukuri ntago biri buguhire. Uyarangije avuga ati nge birampira ndabizi ni misiyo mfite imbaraga. Ati rwose ufite imbaraga ziruta iz'Imana. Aterega urugo rwanyu n'urwa Nyagasani, aho iwacu ababyeyi banjye ni abanyagasani, ndetse urugo rwacu rurinzwe n'Imana. Ati ntiwongere gusubiramo iryo jambo wakana we. Iryo jambo ntiwongere kurisubiramo, ibintu byo kuvuga ngo Nyagasani ngo Imana. Ati ntabisubiramo se, gute natinya kuvuga Nyagasani Imana yanjye? Wowe urinde wo kuntera ubwoba ko mbuza kumuvuga, ko nzamuvuga paka ahubwo wareba nabi nawe ukabigenderamo ugashiduka uri kumuvuga. Erega uwamumenye wese aramuvuga, niyo magambo kakana kari kuvuga. Ati ndavuze ati ceceka ntiwongere gusubiramo iryo jambo. Wakana we niba ufite ubwenge ntiwongere kurisubiramo. Gusa muri aka kanya bose n'abana ubanze icyaje ari uko kiyambise isura y'akana ariko ari gikuru. Sasa cyavanyeho imbaraga kizohereza kuri Davina, arangije arazisama. Akimara kuzifata ahita zigisubiza. Icyana kikubita hasi, ikidayimoni cyari cyaje ahangaha cyahise kikubita hasi. Nibyo nakubwiye ngo utari umunyamasengesho byakugora cyane kugira ngo usindure urugamba wiyizeye ngo uzi gutera ibipfunsi, ngo uzi ibintu by'imigeri, ngo ku kibando rwose nta wakunesha. Ari urugamba rwagutsinda. Uru rugamba ni urw'abanyamasengesho gusa. Uyarangije avuga ati ukoze ibiki? Ati ndacyabikora ahubwo mu izina rya Yesu ndagutwika wowe ushye urangire nta soni. Uraza mu rugo rw'iwacu wowe nguje kurujyana, nguje kwangiza abantu, nguze kubarimbura. Urinde yagukubitiye akadayimoni hano kagiramo ubwoba. Akadayimoni kikubisa hasi karabyumva. Iki cyana ko gifite imbaraga, iki cyana ko gifite imbaraga. Davina arongera aravuga ati rega ntago ndatangira, biracyaza. Mu gihe utarahunga ngo usubire iyo waturuse, ndakubwiza ukuri ndaza kugutwika. Ndagutwikisha umuriro. Muri ako kanya hari icyahise gihinduka mu mwana. Avuga ati Yesu Kristo. Umwana yikanzemo, noneho dayimoni yaje ni nini. Icyabanje kuza cyari cyambaye isura y'umwana, noneho sasa dayimoni ya nyayo yaraje. Nyagasani witegereze urebe. Hari uwabyoherezaga, hari uwabikoraga byose, niwe wiyiziye bya nyabyo. Sasa ageze ngo atangira guhumurirwa, atangira gukurura umwuka wo mu nzu wose. Witegereze urebe, umwana warakicaye aho ngaho ntabyo guhunga. Uriya mujye mwizera nyine, mugire imbaraga mu masengesho, mujye munasenga. By the way, abantu badasenga tubayeho gute ubundi? Nanjye ntago nsenga bihagije, ariko ndeke kubigiraho wa danje. Ariko ikintu cyo gihe cyo kugira ngo dusenge cyane, basi byitwa ibihagije, twese dufatanije. Umwana yahise ava mu nzira, abanza kujya ku ruhande, kuko uwaje we ni mubi cyane. Akambere yari yagasuzuguye, yagapinza aragakubita. Sasa icyaje yagizemo akantu k'ubwoba. Ariko bura mu masengesho wizeye ko uzi gusenga, kandi koko wizeye Imana, ibyo wizeye neza uzi ko byanaba, ntago uba ugomba gutinya. Uko dayimoni yazingana kose ntago uba ugomba kuyitinya. Umwana yageze aha ngaha arangije avuga ati ubuseye ntago bishoboka mu izina rya Yesu. Iki kintu kuki cyaje mu nzu yacu? Ngo bari gushaka kwangiza umuryango wanjye, barashaka kurimbura. Hari igihe rero umwana nk'uyu nguyu we iyo anabibonye yibaza ikijya mbere. Ntago abazi ko abantu bakuru bagira ibibazo utamenya iyo bituruka. Abantu bakuru baba bahigwa, arabavuga bagira ishyari,
bakabagira ishyari bakaboherereza ibintu. Hari abo usanga baragiranye udukimbirane kera, ugasanga umuntu aracyafite inzika akajya kumwoherereza ibintu by'ibishitani nk'ibyo. Rero umwana we nk'uyu byaramucanze. Umwana arangije aravuga ati papa wawe ari hehe ndetse na mama wawe bose bari hehe, ndabashaka muri aka kanya. Niko dayimoni yavugaga ati bari hehe, ndabashaka bose muri aka kanya. Ikirangaha noneho cyavugaga urujwi runini. Umwana asubira inyuma ati urabashakira iki? Ati ndabashaka, ngomba kubangiza, ngomba kubasoza bose, kubera ko mwigize ngo abanyamasengesho rero ngo murasenga musenga ibiki. Iyo mana muba muri gusenga yamaze gutsindwa. Iyo mana narayitsinze. Ndabashaka mwese, ngomba kubajyana ikuzimu nyagasani. Umva ikigabo amagambo kiri kuvuga ati ngomba kubajyana ikuzimu mwese, nta n'umwe uri buze gusigara. Kandi nawe wakana we, nubwo nabonaga wabanje kwigira uwadanje ugaragaza imbaraga zihambaye, ushaka kunyereka kuri umunyembaraga, ubu noneho ndi mu isura yanjye ya nyayo, ntago wansinda. Ndi mu isura yanjye ya nyayo. Gitangira kumuzenguruka. Witegereze ureba akanuko kandi. Umwana arangije aravuga ati ibyo nise ko bitari buze kuguhira we, ko bitari buze kuguhira. Umuryango wanjye ni uw'Imana aho uva ukagera, mama na papa ni ab'Imana, murumuna wanjye ni uw'Imana. Rero ibyo kuza kukangisha ngo urabatwara ngo urabangiza ngo urabarimbura, urakoresha iki? Wakana winyegera. Sasa umwana yagiye agisatira kino kigabo, gitangira kugira ubwoba gisubira inyuma. Ati winyegera se nyine? Akana karavuga ati ubundi uri cyande? Ati hahaha. Ati mbega akana karangaha, aka kana karambaza izina ryanjye. Ikigabo gitangira kuvanaho ibibaraga. Witegereze ngo gikubita akana ariko biranga. Akana kazamuye imbaraga kibanza gukinga. Ikigabo kiravuga ati rega ibyakaresi byo by'ubu. Umwana ari kuvanaho imbaraga kikazikinga. Witegereze urebe, ari kuvanaho imbaraga ngo agikubite nkuko yakubitaga kare, ariko ntibikunde. Ati kigaragara cyo rero umuntu ukorera ako kamana kanyu mugenda murata nta mbaraga gafite. Ngo gasupa ahubwo ntiwongere no kunyegera. Icyo nshaka n'ababyeyi bawe, we nshobora no kukugirira faveri nkazagutwara mu nyuma. Urabyumva? Ntiwongere kunyegera. Urabyumva wakana we? Sasa uyu mwana kumubwira ngo ntakwegera ahubwo ubukosheje, nibwo akwegera neza. Umwana yarabanje agarura kwizera kwe kwinshi cyane, abikoze birakora nyagasani. Agukubitira ikigabo hano. Sasa noneho umuriro cyatangiye kuwumva. Yagutwikiye ikigabo hano gitangira gushya bya nyabyo. Ibyakare cyabipengaga kivuga ati reka imbaraga zawe zagiye. Ati umwami ukorera nuwa nta kigenda. Reka ngo ako kamana kanyu mukorera nta kigenda. Buriya rero usanga n'umuntu utaramenya ko Imana ibaho kandi ikora, usanga nawe nyine aba yumva ibintu bavuga cyangwa se ibyo yumva atari ibya nyabyo. Ariko uwamaze kuyimenya ntayishidikanyaho, uwamaze kuyimenya arayihamya, nta nubwo aterwa ipfunwe no kuyivuga, ndetse ntanaterwa ipfunwe no kuba ari Imana ye, yemera ko Imana ari umuremyi kandi ushoboye byose. Iki kigabo cyaravuze ati ceceka aho ngaho dore uwo nashaka garaje nyagasani nibarinde. Papa w'umwana yaraje ageze aha ngaha asanga urugamba rwakomeye, asubira inyuma. Ati uriya niwe nashakaga hanini cyane, ndashaka uriya niwe ndi butware. Bwa mbere ndashaka kubanza nkamurimbura. Umugabo arikanga, tekereza kuza usanga dayimoni iri kuvuga ngo igiye kukurimbura. Noneho ukibara muri ba bantu usanga gusenga bigoranye. Hari abantu twigirira ku buriri tukiryamira, mu gitondo kubyuka ukabyuka wita wikomereza mu kazi, ewana ugasanga umwanya wo gusenga ntawe ukibona. Dayimoni nk'iyi rero yaza, wasanga udafite umwana wo kwizerwa cyangwa se umwana wizera, niyo ataba ari umwana cyangwa undi muntu muri urwo rugo ufite ukwizera guhambaye wenda ngo aze kukurokora, ugasanga biragoranye. Iki kigabo rero cyagerageje guhaguruka kugira ngo kijye kwataka uriya papa w'umwana. Ibyo byose bibu by'ubusa. Umwana aravuga ati ntago byakunda, umuryango wanjye wose ni uw'Imana, rero ngomba gukora ibishoboka byose nkarinda umuryango w'Imana. Umwana arangije avuga ati ubundi ibi bintu muba mwambaye mu mutwe ni ibiki? Ibintu uba wambaye ni ibiki? Sasa ni ibintu by'abarozi bambara aha ngaha mu mutwe, ukibaza iki kintu cyambaye ngo kimufashe iki? Ariko we kuri we aba afite impamvu acyambaye, ndetse aba afite n'icyo kimufasha.
ikigabo cyaje ahangaha gisatira papa w'umwana nyagasani, kiza gikambakamba wagira n'inzoka gikurura inda. Umwana arangije avuga ati ibyo ntago byaguhirerega, nakubwiye ko papa wanjye ari uw'Imana nyagasani. Akana karaje karitambika. Sasa uyu mwana afite ukwizera guhambaye kurenza papa we. Mujye mwigisha abana banyu amasengesho, mubigishe gusenga, mubigisha Imana. Hari umuryango nyine usanga badasenga, gusanga n'abana babo ntago bazi iby'Imana icyo ari cyo. Reka mujye mubigisha gusenga, mubigishe ko Imana iriho. Ushobora no kubwira umwana wawe ati nujya ujya kwiga ukajya gusenga, nako ukajya utangiye kwiga jya ubanza usenge, nujya kuryama usenge, nubyuka usenge, buri kintu cyose ugiye gukora ujye wiyambaza Imana wumve ko iri kumwe nawe. Buri umwana anagira na motivation rega, aba afite akantu ka motivation akabikora neza cyane rwose, kandi ibintu watoje umwana ubundi bavuga ko icyo watoje umwana ari muto agikurana. Sasa uyu mwana arangije avuga ati papa, iri daimoni rya janga rivuga ko rishaka kurimbura umuryango wacu twese, gusa icyo ritazi nuko bitakunda. Ntago byakunda, reka nze ndaje nkwereke nasa no matara neza nditwika ku mugaragaro habona, witegereze ureba akantu ko kandi. Ati iri daimoni rishaka kuritwika habona, nkaritwika ku mugaragaro izuba riva, reka nze ndaje nkwereke. Uyu mugabo we ari kubona urugamba ruranga atarurwe, kuko ari kubona umwana we ari gukubita bigakunda, ari kuvuga ati mwana wa gikubite sha, nuko gikubite. Ikigabo kiranga cyumvise ibyo papa w'umwana ari kuvuga, kirangije kimuhurwa amenyo, kiramuseka cyane. Ati rega ndabafite, misiyo yanzanye ngomba kuyisoza, ngomba kubisoza ibyanzanye. Ikigabo kiranga cyasubiye inyuma, kirabanza kirarodinga gishyiramo imbaraga, kirangije kirahaguruka bundi bushya. Sasa bisa nkaho aribwo intambara itangiye, intambara y'umwuka n'imyuka. Reka tuze turebe ese niki kiri buze gutsinda. Ati ubu ndabafite, misiyo yanjye ngomba kuyisoza. Muri aka kanya wa mugabo we ngiye kubanza nguhitane, kandi ndavanga roho yawe nyitwaye. Ako kana kawe nako utwo tubaraga kari kunkangisha, nagira nkabwire ko nta bushobozi zigifite izo mbaraga zako. Ikigabo cyatangiye kugenda gishaka kuguruka. Yatangiye gushaka kuguruka, ahangaha gitangira kweguka buke buke kirahagarara. Gusa umwana yagihannye yagikubise, yagitwitse kare. Nubwo kiri kugerageza guhagarara ariko ntago biri kugikundira, kiri kugerageza guhagarara ntibikunde. Umwana yaraje aravuga ati nta daimoni igigiriza ijambo rega, reka ntago bishoboka, ngiye kugutwika ku manywa y'ihangu. Ati mbabarira, reka tuganire, reka tubiganire. Umugabo ari kureba ngo ati si uriya mwana n'igihe wamubyaye, uriya mwana n'uwanjye cyangwa? Umugabo uranga yumiwe, umwana wanjye kumona afite imbaragara. Davina, ibyo bintu no gukora wabikuye hehe? Umugabo we yifitiye ubwoba, ibaze nyine gusanga urugamba ruri kurwanwa n'umwana uwitwa papa we ari ufite ubwoba. Ubundi mu busanzwe tumenyereye ko ikintu cyari cyo cyose cyatera mu rugo aba papa, umwana bazi ko nyine papa wari umwami arenze, papa wabazi ko nta muntu wamusinda. Rero bikagiraho none usanga umwana ari we mwami. Papa we yagize ubwo ati wa mwana we, iyi ntambara koko ni bwoko ki? Ibi bintu wabyigiye hehe? Akana karanga ko kariyizeye, karabizi ko imyuka mibi iteka itsindwa n'ijambo ry'Imana, itsindwa n'ukwizera k'umuntu. Umwana we yarabizi. Aterega papa, intambara ntago ari ingumi, iyi ntambara ntago ari yo gukubita umuntu, ahubwo intambara ni y'umwuka. Ninde se wabikubwiye ibyo ngibyo? Ati nyine papa, mama yajyaga twigisha gusoma Bibiliya, akatwigisha buryo ki turamutse tubuhuye n'imyuka mibi cyangwa se tukabona umuntu yafashwe n'imyuka mibi twakoresha ijambo ry'Imana, tugasenga tukagira n'ukwizera. Niwe nabikuye. Ati wa mwana we urantunguye cyane rwose, urantunguye cyane. Simwumva ababyeyi, ntago mubyumva none aho biva. Uyu mwana urumva atabyivugiye ko ari nyina wabimwigishije. Namwe rero mufite inshingano zo kwigisha abana banyu gukunda Imana. Umwana yaragaruka usanga arangije avuga ati rero kigaragara cyo imbaraga zawe n'umwami ukorera, ahubwo wowe ni uwa feke, ntagashoboye, nta n'utubaragagira. Reka nze ndaje nkwereke imbaraga aho ziri, nkwereke n'umwami wagakwiriye gukorera.
umenye ko ibintu ukora wowe uba uri kwibeshya. Reka ze nkwerekane ibintu bizima. Akana karaje kamukoraho karamushiririza, biba bimeze nk'uko wamukozaho nyine. Uburyo ki umwana yamukoragaho, imbaraga yabaga afite ni nk'uko umuntu yagukozaho amashanyarazi. Ubwo nawe urabyumva uburyo ki n'ubu uri kuribwa. Uyu rero nawe nibwo buryo byabyumvaga, iri dayimoni nibwo buryo ryabyumvaga. Papa w'umwana araje avuga ati Davina, ubwo ibyo bintu wowe nta ngaruka biri buze kukugiraho? Wowe nta ngaruka biri buze kukugiraho Davina mwana wanjye. Ariko wapi, Davina intambara arimo agomba gusoza ayitsinze. Ubundi umuntu ukorera Imana aba agomba gusinda. Usinzwe ute? Usinzwe ute kweri? Sasa uwari uranga yari yigize dayimoni, imbaraga zatangiye kugenda zibura, nawe yatangiye kugenda ahinduka gake gake, imbaraga zibura. Nyagasani, hari abantu bafata umwanzuro wo kujya gukorera Sekibi, ugasanga umuntu aritanze agatanga umubiri we ngo Sekibi ijye ukoreramo. Nyamara hari umwami wagakwiriye gukorera, umwami ushobose. Ati dayimoni ikurimo ndayigukuramo iri kugukoreramo. Ikigaragara cyo uno mugabo nta nubwo yari dayimoni yuzuye, ahubwo hari dayimoni yamukoreragamo. Umwana yaramuvuye arakira, arakiranuka. Ndabakunda cyane, ciao ciao, duhure mu kubutaha.